ibibazo byinshi bikakuremerera shabuse kuko ndabigenza ntacyo gukora mfite pe ariko reka mpamagare ariko mutekerereze se koko hari icyo ari bumfashe se we ntabwo mbizi ko hari icyo ari bumfashe pe mariko wareka n'iki ko yanzu nabagamo na wa mugabo nari narashuguritse byarangiye bankuye mu byabo ntabwo ari uguteta kwanjye mari iyi nzu nyikodesha ibihumbi 10 none nabyo nabibuze mu by'ukuri sinzi icyo mwamfasha ibihumbi 10 bagiye kunyirukana mu nzu kubera ibihumbi 10 maze n'icyo kurya ni hatari ako si muri icyo cyaro koko nzahashobora mwamfashirije inaha mu mujyi nkareba ko hari ikintu nazimarira koko nukuraho mu cyaro rwose mari nawe urabizi sinigeze mbarizwa mu cyaro mu buzima bwanjye uko ni gute nzaza kuba mu cyaro mwamfashije uwo muhungu wanjye ibyiwe wibivuga namenye ibye arakuze nanjye ndi kumenya ibyanjye muri iki gihe kubera yuko no kurya birambangamiye iby'abana nabasize mbareba nari nje guhangana n'ubuzima bw'i Kigali none birananiye shaka ikintu wamfasha rwose mari nguhamagaye nkwizeye urakoze n'agato kava kwiguye ntago nakirirwa mpakana bibiri ariko mukomeze kuntekerezaho cyane ibyo byo gusenga byo buburetse burya Imana hano byanyuze byari biryoshye cyane sawa kabisa mbese madamu meze neza umwana nama nyota se nakuzanye umashaka kabariko je izina rya Yesu sishishura ko mwana wacana oya je numva nshaka kawe abona abazimu aho oya abazimu nabo kabisha na mukristo ibintu byose nabazimu ibintu byose hari ibintu ndambiwe muri urugo pe izo burumva hari ibintu ndambiwe pe oya uyu mwana agomba kuvuka ari umukozi w'Imana ariko se ko umukozi w'Imana nicyo nshaka kumva hari ahantu bujurire nshakira kawa we n'ubundi bwa neza aya mazi ahubwo ni ukuyasengera ukayanywa hanyuma rwose ntabwo nakoze akawa kanjye kandi nabyumvise kandi no kumva umuntu nabi cyo kugura amata se washakira kawa oya urwagwa ntabwo rwiyemeye rwose nta mukristo mu rwagwa rwose ntabwo rwose mana mu rugo ibintu by'ubukirisitu wagerageje ugakora ibintu nshaka oya ibyo ushaka bitajyana n'ijambo ry'Imana ntabwo ndakwinginze oya shaka ibintu nshaka ntabwo no kugusengera kandi umwana nyine atangiye ubashakiye ntabwo no kugusengera ndashaka urwawe oya nta mukristo mu rwagwa umwana wacu ahumana nubwo afite n'isesemi nyinshi yo umwana agomba kuzavuka ari umunaziri w'Imana azaba umunaziri ariko ngiye kuva ashaka urwaho ku giti cyanjye nta badayimoni ahubwo shiri abadayimoni bahunge izina rya Yesu jyunywa amata urusenge warumpaye uyu urwagwa ntabwo ari byo pasiteri mu rwagwa mubonye kuko uzagura urwagwa mu rugo ni ikinyobwa ntabwo bibaho nta mukristo mu rwagwa uyu mugabo ndabona atumva ntabwo ujye kurwishakira oya ntabwo byemewe nese ko ariko nshaka oya rwose tuza
gerageza urushakire beta bikora ndabona neza cyane ndabona oya zo ku ijambo ry'Imana rivuga niba ibi ngibi ari byo biterera umwana ibitera Imana yatumye kwiga izatuma unabyara oya nakubwiye ngo hari ibintu ndambuye muri ubu ibihe ibintu byo kukubwira ikintu nshaka ibintu byo kukubwira ibyo nshaka nkumvuzanya ibintu by'ijambo ry'Imana ibintu bijyanye n'ibyaha nawe ujye urabizi ibyaha umuntu muri se Finese nuzika no mukobanya inzoga zirakubaganiye kandi ushobora nazo oya wacakira urwabo igwagwa ni ruki ahubwo reka tujye gukamisha ndabona umugabo atumva pe reka ajye kwishakira urwabo oya ntugende rwose ahubwo tuza ngaho mushakire se wowe basi oya ahubwo reka n'umwana ajye gukamisha urumva mfite n'iseseme nyinshi ubwo ngubwo reka nigendere ngiye njya kubwishakira kuko ndabona mbese wabyihuriye oya kandi njyewe ariko uretse ibyo birahagije reka njya kwishakira iki se uri mu ndumva njyewe ikibazo cyane ntacyumvise umugore koko abadayimoni ni bwo kucyo umuntu bateza umugore gushaka urwagwa ijambo ry'Imana riravuze ngo hano Yesaya 66:9 ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara nibyo Uwiteka abaza ko ari je utuma babyara n'abazibinda abadayimoni ngiye kubirukana mu izina rya Yesu ibyo byo gusenga bubyihoreye none se nayo kwiba yantereranye ntago ubibona banze uburetse ibyo byo gusenga ahubwo mfasha muri ubwo buryo nyine nzaba mbirebaho nyuma murakoze cyane Imana ibaha umugisha Mari ndi uwanyu nyine nta kuntu mwandeka ariko mugire mutekereze n'ikintu cyagutse cyo kumfasha naho kuza muri iki cyaro ntago mbishoboye murakoze cyane yego gusa uyu nguyu we ngo nawe aramfashije ubu se wamfashije iki avuze ko agiye kumpa 2,000 2,000 se biranyishyurira iyi nzu bagiye kunyirukanamo usigaye ukeye ziri imbaraga z'ubutumwa wacu bakubwira rumwe kugira ngo uzanezerwe mama erega warakize nanjye ngomba gukira mwana tugomba gukira kuko dufite impano ariko ugomba kuntera inkunga muri music ko ikintu ndi gushoramo ni music gusa murasira undi murongo murasira reka murasira uwanjye mwereke ko naririmba iz'abandi gusa ikibi cyiza ndakiza kibi haranira icyiza ikibi kitaraza kuko ikibi kigukura heza kikaguheza ukabura uko ubigenza kikakuganza ariko iyo ukora neza byose biba byiza ukabona gutuza ganza ndabaha freestyle ntamureba umugabo warambuza kujya kwishakira urwagwa ndazana narusomye kuko numva rwose niho umutima uri kwerekeza niho rwo numva nishakira urumva nkeneye no kubona kuzikora nzagakunda nzagatetesha nzagakorera buri kimwe nakubyaye uri umwe kugira ngo nuzagukomoka atazigera wo mu gahinda n'umubabaro hari ibintu uri kuvuga njye bigatuma numva umujinya uzamutse ntabwo umuntu rero umuzi Imana
ntabwo agira umushinga uva kuri satani. urabizi mama urabizi mu myaka ishize ibintu bankoreye ariko reka nkwereke mama akantu k'ubwenge ako bibaye byiza kakaza musa cyangwa gusa reka nkwereke akantu k'ubwenge ngiye kugukorera ngiye kuzagenda kugurika icyana urumva noneho nzahita ngiterera kizabyara umwuzukuru mukuzanira umurere waraje mwana kuko ngewe ibintu byo gushaka umugore aka kanya urashukurika mfite ibitungo mfite amazu mfite amasambu mfite ibintu byose amafaranga kuri konti ngo ufite urumwe wishukurika ahubwo reka ushake umudamu muzima kandi ushake ubateye nanjye ngufashe gusenga imana iguha umuntu muzima utazakubona ibintu nzabishobora bari bumbuye ganza pe gukumbuye ganza bwari we wamukunze ni ukuvuga umuntu amwinginga uyu mwabanye gutura urwo rwanda ruramutse hano mu gihe umugabo atavuga umugore akavuga umugabo agera aho ngaho akavuga reka da wamuvugishisha iki se da nahise ubundi kuvuga niko kubaka urugo ncabiranya nubwo uzarwubaka utera mbabarira we byo byihorere icyambere ni uko ganza azabunda ese ubundi reka nkubwire oya winimbabarira mba nkubwire icyambere ntabwo wambara nk'umukristo pasiteri arabikubwa nubwo nakuburaniye utagira nese cabiranya kubyambara n'iminota inga bizaterwa n'icyo ganza azanega rero siremera kwambara indumbi yazigera ku birengera kereka icyo ganza atazanegeka ganza azanyemerera sunzi se none ugiye kwiteretera none haka naka ntabwo ngiye kwiteretera ariko mfite ukuntu nyine nzamenya amakuru nimba akunda bambaye birebire bigufi yamenye ugenda umwimodaringa imbere none ganza ndamukunda ntushobora kubyumva yewe umva mubwire mama ni umukristo akunda abakobwa biba bajya basenga buri munsi ntabwo akunda abantu bambara ubumenyi bugezemo nk'ubwo ngubwo wambara uri mushiki wanjye ndabizi ariko nawe urahayara ni iby'ikigali ndabizi ariko urakabya kandi mu magambo ntabwo mwashoboka kuko akunda umukobwa wibaha wambara imyenda igera kuri njye siniyubaha umuntu wambaye ubwo urumva wamujya imbere nk'umukazana mbese ibintu ni ukubyambara bigera ku gitsi ubu ugiye kuba igikoresho cya ganza twaye kipfa kuba mukunda ndumva ufite umushinga njye ntabwo uzi umushinga mfite ngaho rero mbwira sigara ubitekereza reka nkubwire mama akantu gato nubwo uri gukererwa mu kazi buriya gushaka umugore nta muntu ubyanga ariko urishwa neza ko uzabasha kumanaginga njyewe ubu narindi gukurikirana ikintu cy'umuziki kandi urugo rusaba umwanya kumanaginga niyo mpamvu navuga ati byibura ngiye ngashaka umukobwa mwiza nkamutera inda akatubyara umwana mwiza tukamufasha ariko nkamuzana ukabumurera kuko ibintu byo kumanaginga urugo aka kanya ndumva naraba tayari yabyo neza iyo nama si nziza mama nk'abantu babasana njya mbona n'ubundi ako kantu nabo niko babigenza kubera ko kumanaginga urugo muri no minsi biba bigoye no kumanaginga umuziki ubundi urabanza ugahitamo kimwe ukagikoreraho focus ukagifokasingaho then ikindi ukazagenda ugikora gake gake nko mu myaka nka 40 byibura nazana umugore kumva urabizi nkunda abana ariko ntabwo ushaka umwana uciye mu nzira zimeze gutyo natinze ariko usigara utekerezaho uzamenya igisubizo cyiza mama akazi keza wirirwe neza mwana nanjye mu kanya hari ibyo ngiye kujya gukurikirana yewe urakoze Chabi wampereje amazi yo kunywa ndaje ariko se kwambaye muri plastique bavuze ikirahure rwose nabonanze ko nanyererana na kimwe ariko wabaye nta muntu ugitanga amazi nawe urangwara nusu ntabwo uri mu rugo nuko nifite inyota ubundi mba ntayanyoye mama wagira reka ubona imana yaraguhaye ugashaka kwigira umuntu urenze cyane ukiyemerewa hoya burya iyo umuntu hari intera agezemo nawe ngomba kubigaragaza nta kintu bitwaye reka da erega hari imana yadukuye
aho Imana yadukuye tugomba kubigaragaza. Ese njye ko bingiye ntabwo mbabona nabigaragaza. Niyo mpamvu uba wambaye gutyo koko. Ntabwo njye nose nzara nambara neza ngiye ahantu. Oya jya wambara neza turi no mu rugo iyo wambaye neza nta kintu ndatwara. Nari Se mushiki wawe ko namubona yagiye. kanze murebe. Sonia. Papa. Oya. Mse neza. Ko nciye muri service mbona mama wawe yagiye. Mama yabyutse ajya mu kazi. Ngiye kwirirwa mu rugo wenyine rero hano uramenyere. Ese papa wawe ujya mu kazi aka kanya? Ya ndagiye kandi mbona kubibona. Wakiriwe mu rugo. Oya uyu munsi aragomba kwirirwa ariko byabaye mu kunjya mu kazi. Basi umara nk'icyumweru. Ereka turacyagukumbuye. Oya n'ubundi ndataha kugera nkari ukoze. Ndabizi kuri gutaha ariko wabuzwa n'icyo kubivuga se ko igihe cyari gishize cyari kinini. Ese mwana wa muri iyi minsi ko nsigaye mbona ntazi ukuntu bimeze warahindutse mu mirebere mu myambarire. ese mani twaje mu mujyi Kanza se mwana. Ngo Ntacyo. ayo makuru yaganze ariko nigeze kuyumva. umuntu yakubwira nyine utandukanye Ahubwo yakagombye kuba ari wowe uyambwira. nta kintu nyazo Koko se cabiranye ntabwo Mwibarize nuko ari kwishaka kubyitabitse. ngaho mbizi ukuri nta kintu bitwaye. sima nimba narakunze umuhungu ni ikibazo Uwo muhungu sasa Mbonye umuhungu mwiza nyine wo mu mujyi ubona ufite imyaka yo gukundana mukobwa. ahiye yatukuye. Baraje bagutwike. Oya wireba musaza wawe nabi ibyo akubwira nibyo. sima nzakunda mfite igihe kingana Ubona mufitanye ejo hazaza se. Ntacyo noneho uhaye uburenganzira uzabanza umuzane hano turebe. Nzarebe ko ari mu rwego rwacu. N'umuhanzi umwe ucurangisha inigi. Ese ugiye kugira umukwe ucuranga inigi. Oya abo bakwe bo simbashaka. Ndashaka umukwe uri mu rwego rwacu. Umukwe azazana hano tukamupresenta. Ubwo se urumva oya wowe uzabanza umuzane hano tubanze duhure na Ganza. kumuzana gusa nzabimubwira numve ko anyemerera Ganza ndamukunda pe Oya mu bisigaye nk'ibyo bya Ganza shika muri busha. Ganza ndamukunda Yego sha. Usigaye unyita sha sibyo? oya Igihe cyari gishize ni kinini niyo mpamvu ugomba wihambuye wirekuye uko cyane. Ariko niba muri iyi minsi rero ntazi ukuntu. ubwo ndishimye si waje se Kagenda rero muri sitade kuko bimeze usimbwira ibyo muri mwambara Sonia. Tebuka mwana mo gukererwa ngenda. ibintu byose birimo Ibintu byose mu isoko warimo kunyaka amafaranga y'iki. ayo mukati papa Ushaka umugati. Sibyo? Ubu yicaye ku mugati. njyewe ijana njyewe umuntu ungana nanjye ndajya muri botike Kandi ari wowe wenyine. None se ushaka ubu. ntabwo ijana nabyemera ni amafaranga ngiye njye kugura umugati Nijoro ryanze binsubije. ndabyanze gusa njyewe najya muri botike Byerekana ibyo ufite aho. oya papa Sibyo? Usigaye wipfusha nyine warakize byarahindutse. Sibyo? nabizanye umugati Ushaka umugati. Aya ngase ntabwo wugorora. sure icyizere cyo kugura umugati umugati umusaza yemera ko dukundana gusa nabyanga mama akamumbaza mama nzamusobanurira ngo iki
Mana tabara